abantu bagiye guterwa n'umuyaga, abacuruzaga bagiye guterwa n'umuyaga, bari bafite amazu baterwa n'umuyaga, mbese abantu bagiye guterwa n'umuyaga, bari bafite amafaranga bagiye guterwa n'umuyaga, kugeza ku rwego nabonaga uyu muyaga uhuha amafaranga akaguruka umuntu akagereza kuyirukaho, hanyuma kugira ngo asame aya mafaranga, ingofero ikagenda. Mbese impande yavugirizwa mu mudugudu, abantu ntibagire ubwoba. Hari ibibi byatera umudugudu Uwiteka atari we ubizanye. Musenga muri iyi minsi Imana ingereka ibintu byinshi cyane, ari byo nje kubabwira. Nagira ngo mbabwire ngo nagiye kubona mbona umuyaga mwinshi cyane, kandi ngo wari umuyaga uhuha cyane. Hanyuma uyu muyaga ngo nkabona abantu benshi bagiye bambaye ingofero, hanyuma izi ngofero nkabona ziri guhuha n'uwo muyaga. Zimwe ziragenda zigwa kure cyane, izindi zigwa mu nyanja, izindi ngofero zigwa mu byondo, abantu bazinyukanyuka. Hanyuma ngo nkabona izi ngofero ziguye ku bantu, abantu benshi bakagira umubabaro ngo kubwiza ingofero zazigurukanywe n'uyu muyaga. Hanyuma mbaza ijwi rirambwira ngo mbese ndi ibwami urimo urareba iki? Hanyuma mbwira uyu muntu wamvugishaga, ndamubwira ngo ndimo ndareba abantu benshi cyane bari bambaye ingofero, ariko hanyuma bahuye n'umuyaga. Uyu muyaga uwushyize ingofero ziragurutse, ziguye mu nyanja, izindi ziguye mu byondo, abantu barazikandagiye. Hanyuma ijwi rirambwira ngo mbese uri kwitegereza uri kureba? Ndabwira ati ndimo ndareba. Hanyuma ndayimbaza iri jwi twavanga na vase, bariya abantu ziriya ngofero zisobanura iki? Ko mbona zari ingofero nziza, hanyuma zikaba ziguye mu byondo, abantu bari kuzikandagira, izindi ngofero zimanuwe n'amazi mabi, ko nabonaga ari amazi mabi. Hanyuma ijwi rirambwira ngo uriya muyaga ubona ni umuyaga ugiye guhuha cyane mu kiremwa muntu naremye. Hanyuma umuntu wese usenga agasubira inyuma. Ijwi rirambwira ngo ziriya ngofero ni agakiza nahaye abantu. Uyu muyaga ni umuyaga uje kandi mu buryo butunguranye, hanyuma abantu bakagwa bagasubira inyuma. Hanyuma Imana yambwira ngo mbabwire ngo ni umwuka shitani ateje mu bantu. Abantu basengaga bari bafite agakiza, hanyuma bakagenda bahura n'ibibazo, hanyuma bagahura n'ubukene, bagahura n'ibigeragezo bitandukanye, bikababera uyu muyaga. Hanyuma abantu bakagwa bagasubira inyuma, agakiza bari bafite kakangirika. Hanyuma Imana ivugana nanjye irambwira ngo mbwira abantu babe maso cyane, kuko hagiye gutera umuyaga uzagwisha abantu benshi cyane batandukanye. Kandi uyu muyaga ugiye kugera mu bahanuzi, ugere mu baririmbyi, ugere mu banyamasengesho, ugere mu itorero. Uyu muyaga uzagera mu gihugu cy'u Rwanda, uyu muyaga uzambuka ugere mu mahanga. Ko nabonaga ari umuyaga mwinshi cyane uri guhuha abantu benshi cyane, bamwe bikubita mu byondo, abandi bajya kubyuka bagasanga ingofero bari bambaye. Imana irambwira ngo iriya ngofero isobanura agakiza nasutse nkagahereza abantu. Hanyuma none haje umuyaga ugiye kwambura abantu agakiza. Hanyuma ngiye kubona ngo mbona ikibuga kinini, ngo mbona inzira nyinshi, ngo zijemo ubunyerezi, zijemo urwondo rwinshi cyane, ngo nkabona abantu bari kunyerera, abantu bari bambaye amakositimu, n'abantu mbega bambaye neza, bambaye mbega amarinete asobanura mbega iyerekwa. Hanyuma ngo nkabona abantu benshi cyane barimo barata inkweto bikubita hasi biyanduza, abari bambaye neza imyenda y'umweru, ngo nkabona ije y'ibizinga bitewe n'ubu bunyerezi bahuye nabo. Ngo nkabona abantu benshi bikubise muri ibyo byondo, abari bambaye neza baranduye, abari bambaye inkweto ngo nkabona zirafungutse zivuye mu birenge byabo. Ngo nkabona abari bambaye ibintu by'agaciro, amarinete meza, amasaha meza, ngo abantu bari bafite amatara meza, ngo nkabona ari kugenda amenagurika bitewe n'ubu bunyerezi bahuye nabwo. Hanyuma Imana ivugana nanjye irambwira ngo nintangariza abantu, abanyarwanda n'abanyamahanga, ngo mbabwire umuntu wese nabe maso, kuko hateye ubunyerezi buzakubita abantu hasi
kugeza ku rwego abantu batazeguka. Hanyuma rero Imana irambwira ngo nimbwira abantu basenga cyane begera Imana, Imana ibarinde ubunyerezi bugiye gutera. Kandi ubu bunyerezi ntabwo buzatinya ngo uri umupasiteri, ntibuzatinya ngo uri umwadeperi, ntibuzatinya ngo uri umusilamu, ntibuzatinya ngo uri umunyagatulika. Urwego rwose waba urimo ubunyerezi, Imana ivugana nanjye irambwira ngo ntibuzatinya ngo urakomeye cyangwa se ngo uroroheje. Imana irambwira ngo hagiye gutera ubunyerezi busimburanywe n'umuyaga. Uwiteka arambwira ngo mbwira abantu bambara imbaraga kugira ngo Imana ibatambutse. Ushobora gutambuka ubunyerezi ariko imbere hari umuyaga. Rero irambwira ngo ibi bintu bibiri biraje, haje ubunyerezi ku buryo umuntu wese azajya anyerera. Hanyuma Imana irambwira ngo ndayoze mbese ruriya tara ko mbona abantu bari kwikubita hasi bafite itara rikameneka. Imana irambwira ngo abantu ni n'abaye itara ribamurikira mu ngendo zabo, ariko none dore riramenetse. Irambwira ngo buriya bunyerezi ureba biriya byondo ni ibyaha abantu bagiye kugwamo mu buryo budasanzwe. Imana irambwira ngo nimube maso cyane musenge, Imana ibarenze ubunyerezi. Abagabo mube maso musenge, Imana ibarinde ubunyerezi buje, ndetse inzego zose nimusenge ko ubunyerezi buraje. Hanyuma Imana irambwira ngo kandi uyu muyaga mbwira abantu basenge, kuko abantu bari kwirukanka ku butunzi aho bakwirukanse ku gakiza. Irukanka ku butunzi yego sinkubujije gukora ni byiza, kuko na leta yacu tubwira ko tugomba gukora tugakura amaboko mu mufuka. Imana ihumugisha. Ariko Uwiteka ngo nimushaka amafaranga, ariko mbere yo gushaka amafaranga nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Hanyuma ndi gutanga message, izo message zirarangiye. Urumva ko ugomba gusenga Imana, Imana ikakurinda uyu muyaga, kuko inyoni se yagwa mu mutego uri hasi kandi idatezwe, umutego w'umushibuka washibuka ari ntacyo ufashe. Turabashubuje rero abari mu Rwanda, abari mu mahanga, ibice byose cyangwa se ahantu hose uherereye, igihugu cyose urimo, uri mu Rwanda, uri muri Amerika, Australia, Canada, mu Bufaransa. Reka nkubwire ngo Imana ikugirire neza kandi kwishimire. Tunejejwe n'Imana uyu munsi kongera kwakira umukozi w'Imana. Hanyuma umeze bite? Kusa neza? Meze neza ndashima Imana. Urasa neza, umeze neza, uri mu bantu Imana y'amahoro ihamagaye mu gihe gisa n'iki. Amen. Uko byagenda kose urasa n'Imana. Ufite amavuta y'Imana, umeze neza n'ukuri. Hanyuma watangira usuhuza abantu kugira ngo tubahe ikaze, kugira ngo Imana y'amahoro ibishimire mu izina rya Yesu. Imana ihumugisha abakunzi banjye bari mu mahanga, muri Amerika n'andi henshi hatandukanye, mu bihugu bitandukanye. Uwiteka Imana ibaho umugisha abanyarwanda mu izina rya Yesu Kristo. Hari igihe waba ugeze ku mugisha Eva TV ari ubwa mbere. Nitwa Ndebwame Evariste, ndi umugabo sengera mu itorero rya ADEPR. Yego. Hanyuma Imana igumugisha cyane kuba utwemereye kugira ngo twongere tuganirize abantu ku magambo meza y'Imana. Yego. Hari abantu benshi bakeneye ihumure ry'Imana, kandi nibyo nicyo cyiza muri iyi minsi. Hanyuma Imana igumugisha umwuka w'Imana, ndabizi n'umuhanuzi ibintu rero kumanurira ejo bundi narabibonye. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Yego. Hanyuma rero reka utangire usengera abantu b'Imana, unabagezeho message y'Imana avuganye nawe. Amen. Mana mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, rasi enima dobene sas, turagushimiye ko tugarutse imbere ya kamera, Mwami Imana yacu, kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Turasenze ngo imbaraga zawe zibane natwe, umucyo w'Imana utumurikire, kandi uwera wa Isirayeli, Imana yaremye isi n'ijuru ikadendeza inyanja, igahanika ikirere, nta muyedi nta n'umufundi. Turakwinginze ngo urengere abantu bawe, urengere abanyarwanda n'abanyamahanga bagiye gukurikirana iki kiganiro. Ngaho umugisha umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro, imbaraga z'Imana zimubeho, kandi umwuka wo kubohorwa, umwuka w'ibitangaza, umwuka wo kwakira ubane nawe. Urakoze kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana igumugisha, wakomeza. Hanyuma Imana amahoro
kwishimire cyane imbaraga n'amavuta. Hanyuma Imana ibaho umugisha mwebwe mudukurikiranye, Uwiteka abagire neza. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana, ibindi mbabwire message Imana yampaye. Hanyuma turasoma Amosi ibice 3 umurongo wa 5. Amosi ibice 3 umurongo wa 5 haravuze ngo inyoni se yagwa mu mutego uri hasi kandi idatezwe, umutego w'umushibuka washibuka ari ntacyo ufashe. Mbese impande yavugirizwa mu mudugudu, abantu ntibagire ubwoba. Hari ibibi byatera umudugudu, Uwiteka atari we ubizanye. Haravuze ngo inyoni se yagwa mu mutego uri hasi kandi idatezwe, umutego umushibuka washibuka ntacyo ufashe. Amen. Hanyuma nta kindi kintu naje kubabwira, maze iminsi myinshi ndimo ndasenga, ndi kubwira Imana ngo Mana ese kubera ko nababwiye yuko byanga byakunda njyewe yonje imbere ya kamera, ndi umuntu uhora usenga, ntabwo ndi muri babandi babwiriza ubutumwa bwiza ngo bagende barambike cyangwa bamwe birirwa banura gusa badasenga, kubera ko na Yesu nawe ngo yabwirizaga mu gitondo, ariko ngo bwakwira akajya ku musozi gusenga Imana, kwaka Imana amavuta. Hanyuma rero nari ndimo senga muri iyi minsi, Imana inyereka ibintu byinshi cyane, ari byo nje kubabwira. Nagira ngo mbabwire ngo nagiye kubona mbona umuyaga mwinshi cyane, kandi ngo wari umuyaga uhuha cyane. Hanyuma uyu muyaga ngo nkabona abantu benshi bagiye bambaye ingofero, hanyuma izi ngofero nkabona ziri guhuha n'uwo muyaga, zimwe ziragenda zigwa kure cyane, izindi zigwa mu nyanja, izindi ngofero zigwa mu byondo, abantu bazinyukanyuka. Hanyuma ngo nkabona izi ngofero ziguye ku bantu, abantu benshi bakagira umubabaro ngo kubwiza ingofero zazigurukanywe n'uyu muyaga. Hanyuma mbaza ijwi rirambwira ngo mbese ndi ibwami urimo urareba iki? Hanyuma mbwira uyu muntu wamvugishaga, ndamubwira ngo ndimo ndareba abantu benshi cyane bari bambaye ingofero, ariko hanyuma bahuye n'umuyaga. Uyu muyaga uwushyize ingofero ziragurutse, ziguye mu nyanja, izindi ziguye mu byondo, abantu barazikandagiye. Hanyuma ijwi rirambwira ngo mbese uri kwitegereza, uri kureba? Ndabwira ati ndimo ndareba. Hanyuma ndayimbaza iri jwi twavanga na vase, bariya abantu ziriya ngofero zisobanura iki ko mbona zari ingofero nziza, hanyuma zikaba ziguye mu byondo abantu bari kuzikandagira, izindi ngofero zimanuwe n'amazi mabi ko nabonaga ari amazi mabi. Hanyuma ijwi rirambwira ngo uriya muyaga ubona ni umuyaga ugiye guhuha cyane mu kiremwa muntu naremye, hanyuma umuntu wese usenga agasubira inyuma. Ijwi rirambwira ngo ziriya ngofero ni agakiza nahaye abantu. Uyu muyaga ni umuyaga uje kandi mu buryo butunguranye, hanyuma abantu bakagwa bagasubira inyuma. Hanyuma Imana yambwira ngo mbabwire ngo ni umwuka shitani ateje mu bantu. Abantu basengaga bari bafite agakiza, hanyuma bakagenda bahura n'ibibazo, hanyuma bagahura n'ubukene, bagahura n'ibigeragezo bitandukanye, bikababera uyu muyaga. Hanyuma abantu bakagwa bagasubira inyuma, agakiza bari bafite kakangirika. Hanyuma Imana ivugana nanjye, irambwira ngo mbwira abantu babe maso cyane, kuko hagiye gutera umuyaga uzagwisha abantu benshi cyane batandukanye. Kandi uyu muyaga ugiye kugera mu bahanuzi, ugere mu baririmbyi, ugere mu banyamasengesho, ugere mu itorero. Uyu muyaga uzagera mu gihugu cy'u Rwanda, uyu muyaga uzambuka ugere mu mahanga, ko nabonaga ari umuyaga mwinshi cyane uri guhuha abantu benshi cyane, bamwe bikubita mu byondo, abandi bajya
bajya kubyuka bagasanga ingofero bari bambaye, Imana irambwira ngo iriya ngofero isobanura agakiza nasutse nkagahereza abantu, hanyuma none haje umuyaga ugiye kwambura abantu agakiza. Hanyuma ngiye kubona ngo mbona ikibuga kinini, ngo mbona inzira nyinshi, ngo zije mu bunyerezi, zije mu rwondo rwinshi cyane, ngo nkabona abantu bari kunyerera, abantu bari bambaye amakositimu, n'abantu mbega bambaye neza, bambaye mbega amarinete asobanura mbega iyerekwa. Hanyuma ngo nkabona abantu benshi cyane barimo barata inkweto bikubita hasi biyanduza, abari bambaye neza imyenda y'umweru, ngo nkabona ije y'ibizinga bitewe n'ubu bunyerezi bahuye nabo, ngo nkabona abantu benshi bikubise muri ibyo byondo, abari bambaye neza baranduye, abari bambaye inkweto ngo nkabona zirafungutse zivuye mu birenge byabo, ngo nkabona bari bambaye ibintu by'agaciro, amarinete meza, amasaha meza, ngo abantu bari bafite amatara meza, ngo nkabona ari kugenda amenagurika bitewe n'ubu bunyerezi bahuye nabwo. Hanyuma Imana ivugana nanjye irambwira ngo nintangariza abantu, abanyarwanda n'abanyamahanga, ngo mbabwire umuntu wese nabe maso, kuko hateye ubunyerezi buzakubita abantu hasi kugeza ku rwego abantu batazeguka. Hanyuma rero Imana irambwira ngo nimbwira abantu basenga cyane, begera Imana, Imana ibarinde ubunyerezi bugiye gutera. Kandi ubu bunyerezi ntabwo buzatinya ngo uri umupasiteri, ntibuzatinya ngo uri umwadeperi, ntibuzatinya ngo uri umusilamu, ntibuzatinya ngo uri umunyagatulika. Urwego rwose waba urimo ubunyerezi, Imana ivugana nanjye irambwira ngo ntibuzatinya ngo urakomeye cyangwa se ngo uroroheje. Imana irambwira ngo hagiye gutera ubunyerezi busimburanwa n'umuyaga. Uwiteka ngo mbwira abantu bambara imbaraga kugira ngo Imana ibatambutse. Ushobora gutambuka ubunyerezi ariko imbere hari umuyaga. Rero irambwira ngo ibi bintu bibiri biraje, haje ubunyerezi ku buryo umuntu wese azajya anyerera. Hanyuma Imana irambwira ngo nayoze mbese ruriya tara ko mbona abantu bari kwikubita hasi bafite itara rikameneka. Imana irambwira ngo abantu ni n'abaye itara ribamurikira mu ngendo zabo, ariko none dore riramenetse. Irambwira ngo buriya bunyerezi ureba biriya byondo ni ibyaha abantu bagiye kugwamo mu buryo budasanzwe. Imana irambwira ngo nimube maso cyane, musenge, Imana ibarenze ubunyerezi. Abagabo mube maso musenge, Imana ibarinde ubunyerezi buje, ndetse inzego zose nimusenge ko ubunyerezi buraje. Hanyuma Imana irambwira ngo kandi uyu muyaga mbwira abantu basenge, kuko abantu bagiye guterwa n'umuyaga. Abacuruzaga bagiye guterwa n'umuyaga, bari bafite amazu baterwa n'umuyaga, mbese abantu bagiye guterwa n'umuyaga, bari bafite amafaranga bagiye guterwa n'umuyaga, kugeza ku rwego nabonaga uyu muyaga uhuha amafaranga akaguruka, umuntu akagereza kuyirukaho, hanyuma kugira ngo asame aya mafaranga, ingofero ikagenda. Ramwe ngo abantu bari kwirukanka ku butunzi aho bakwirukanse ku gakiza. Irukanka ku butunzi yego sinkubujije gukora ni byiza, kuko na leta yacu tubwira ko tugomba gukora tugakura amaboko mu mufuka. Imana ihumugisha. Ariko Uwiteka ngo nimushaka amafaranga, ariko mbere yo gushaka amafaranga nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Hanyuma ndi gutanga message, izo message zirarangiye. Urumva ko ugomba gusenga Imana, Imana ikakurinda uyu muyaga, kuko uyu muyaga nabonaga winjira mu mazu, kinjira mu bucuruzi, mu bafite amamodoka, mu bakwenda maweje, hagiye gutera umuyaga usimburanwa n'ubunyerezi. Hanyuma rero ikindi Sifo Auditor nagiye kubona ngo mbona hano muri Nyabugogo, Imana igiye kubaho umuhanda wo hejuru. Imana igiye kubaho umuhanda wo hejuru cyane, kuko nabonye Imana igiye gukora ibintu bikomeye, igatanga imihanda yo hejuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nabonye umushinga wo gutangira imihanda yo hejuru. Imana itanga ubushobozi budasanzwe ndetse n'uburinzi budasanzwe mu gihugu cyacu, kugeza ku rwego nabonye igihugu cyongera kuba nka paradizo. Imana irambwira ngo igarutse kongera kwereka abanyarwanda ko ari Imana isoza ibintu yavuze ku gihugu cy'u Rwanda. Imana irambwira ngo imishinga yayo irakomeje cyane kugira ngo isoze ibyo yababwiye. Hanyuma rero iyi mihanda yo mu kirere nabonye Imana itanga ubushobozi, nabonye Imana itanga ubutunzi bukomeye, nabonye Imana asuka amafaranga menshi mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo iby'Imana yavuze bisore. Hanyuma nagiye kubona ngo mbona hari
nk'igihugu tubaye inshuti, iki gihugu ngo nkabona kiri kudutera inkunga cyane, hanyuma Imana irambwira ngo hari ikindi gihugu kigiye gukunda u Rwanda, hanyuma imishinga, hanyuma rero kikatubera amaboko akomeye cyane. Imana ivugana nanjye irambwira ngo yongeye gutanga, mbega yongeye gutanga ubushobozi, kuko nabonaga igihugu cy'u Rwanda kimeze nk'igihugu kirimo ibihugu bibiri, ko nabonaga indi mihanda yo hejuru myinshi cyane iruta n'imihanda yo hasi. Imana irambwira ngo hari andi masezerano ije gusoza mu gihugu cy'u Rwanda. Rero Imana irambwira ngo nubwo ije gusoza amasezerano menshi, abantu nibabe maso basenge kugira ngo Uwiteka abambike agakiza, kugira ngo Imana isoze n'ibindi yababwiye. Imana ibahe umugisha rero, Uwiteka abagire neza. Hanyuma twari dusomye ijambo ryo muri Amose ryavuze ngo inyoni se yagwa mu mutego uri hasi kandi itatezwe umutego w'umushibuka, washibuka ari ntacyo ufashe. Hanyuma nagiye kubona ngo mbona imitego myinshi cyane itezwe abantu, hanyuma nkabona umuntu ari kugenda agwa mu mutego, hanyuma mbona abadayimoni benshi bari gutega abantu batandukanye imitego myinshi cyane. Hanyuma Imana imira ijambo irambwira ngo mbese inyoni yagwa mu mutego itatezwe, mbese umutego mbega washibuka cyangwa wafata ntacyo ufashe. Hanyuma Imana ivugana nanjye irambwira ngo shitani ari gutega imitego itandukanye, ari gutega abacuruzi, ari gutega abakomeye, ari gutega abanyamasengesho. Imana ivugana nanjye la sitopedifo henima isikai gome irambwira ngo abantu nibabe maso, Imana ibakurire imitego. Abantu nibasenge, Imana ibakurire imitego. Abanyarwanda nibasenge, Imana ibakurire imitego. Abanyamahanga nibasenge, Imana ibakurire imitego. Imana ivugana nanjye irambwira ngo mbwire abantu begera Imana, kubera ko hari imitego shitani ari gutega. Rero ndagira ngo mbwire ngo Imana ikurinde imitego. Wa mugabo we, Imana nikurinde umutego w'abadayimoni. Mbega wahuye n'umutego uragenda, mbega urahomba. Shitani yaraguteze muri ubwo bucuruzi bwawe, ugwa mu mutego w'ibihombo, waguye mu mutego wo kubura amafaranga, waguye mu mutego w'uburwayi. Ariko Uwiteka yavuganye nanjye ngo mbwire abantu nibegera Imana, kuko abantu benshi cyane barimo baragwa mu mitego. Sinzi umutego waguyemo. Wa mubyeyi we, nusenge cyane Imana irinde urugo rwawe umutego w'abadayimoni wagusenyera urugo. Wa mukobwa we, nusenge cyane wegera Imana, Imana ikurinde umutego wagwamo w'ibyaha. La sitopedifo. Imana ivugana nanjye ndambwira ngo mbwire abantu basenge, kubera ko shitani ari gutega imitego y'ibihombo, kandi benshi cyane batangiye kuyigwamo. Shitani ari gutega imitego yo gukuramo inda ku bagore, kandi abantu benshi cyane batangiye kuyigwamo. Hanyuma Uwiteka arambwira ngo mbabwire ngo nimwegere Imana, Imana ibarinde imitego. La sitopedifo. Shobora guhura n'umutego w'uburwayi, shobora guhura n'umutego wo gucuruza ugahomba, shobora guhura n'umutego wa diabete, shobora guhura n'umutego w'umugongo. Ariko Uwiteka yambwiye ngo mbabwire ngo nimwongere musenge, Imana ibarinde umutego. Wa mubyeyi we, Imana nikurinde umutego. Mw'abanyamahanga mwe, nimusenge cyane, Imana ibarinde imitego y'abadayimoni. La sitopedifo. Hewa isikango, wahuye n'umutego ibyawe birahomba. Wahuye n'umutego, bese uhura n'umutego kugeza ku rwego urubanza rwakubereye umutego. Wahuye n'urubanza rukubera umutego, none rwanze kurangira. Bese wahuye n'umutego mu kazi ukora, ucuruza amangazini, ariko bamaso kuko shitani aguteza umutego ngo arebe ko wahomba. Waguze ikibanza, ariko shitani aguteza umutego ngo arebe ko utacyubaka. Bese wowe warize, ariko shitani aguteza umutego wo kugira ngo diplome yawe
itagaciro. Rero ndagira mubwire ngo ufite imodoka ariko shitani aguteza umutego kugira ngo imodoka yawe ishe cyangwa ikora agasida, ne wasitopedifo wicara mu biro ariko shitani aguteza umutego ngo arebe ko wakwirukanwa. He ni minifo. Bese ndagira mubwire ngo sinzi igihe uhagazemo, hagaze mu gihe shitani waguye mu mitego, waguye mu mutego w'ubusambanyi. Egera Imana ikubabarire. Waguye mu mutego bese wo gukuramo inda, egera Imana. Waguye mu mutego wo kwikinisha, egera Imana. Waguye mu mutego wo kunywa itabi, bana bawe baratezwe, egera Imana. Imana ibarinde ibiyobyabwenge. Waguye mu mutego, ugendana umutego, uririmbana umutego, usengana umutego, ariko ndagira ngo nkubwire ngo egera Imana, kuko shitani ateze imitego myinshi kandi arayiteze mu gihugu cy'u Rwanda, ariteze mu mahanga. Uwiteka arashaka ko mwegera Imana, Imana ikabategurira iki? Imitego. Pera sifone maedita lala wa bona sas hewa isikango sheni maigome. Imana yambwiye ngo abantu benshi cyane batangiye kugwa mu mitego ariko ntibabimenye. Bibiri ivuze iki? Iravuze ngo mbese inyoni yagwa mu mutego itatezwe. Iravuze ngo mbese uyu mutego washibuka, mbese nta kintu kiguyemo. Imana ikurinda umushibuka w'ibihombo, Imana ikurinda umutego w'uburwayi, Imana ikurinda umutego mbega wo gukuramo inda, Imana ikurinda umutego wahuye n'umutego ubura urubyaro, wahuye n'umutego w'abarozi, wahuye n'umutego wo kwerezwa amahembe, wahuye n'umutego wirukanwa mu kazi. Egera Imana, Imana igukureho umutego. Iri jambo ryari rw'iki? Aba bari Abisirayeli, erasitopedifu. Imana yaragiriye neza ariko shitani araza batega umutego. Nagira ngo usenge, wa mukobwa usenge, Imana ikurinde imitego. Nima isika kugura ko shitani ateza imitego myinshi ngo ahanuraga agwe mu byaha. Kandi uyu mutego ntabwo uzatinya ngo uri umuyobozi. Uyu mutego ntabwo uzatinya ngo ufite etaje. Uyu mutego ntabwo watinya ngo wicara kuri mashini kora mu biro bikomeye. Uyu mutego shitani yaguteze ugwamo ingeri zose. Naje kuvuga ngo Imana igutegurira umutego. Wahuye n'umutego ugwa mu byaha, uhura n'umutego wo gukuramo inda, uhura n'umutego w'ibihombo, uracuruza ariko mu bucuruzi bwawe harimo umutego w'inyatsi. Bese ndagira ngo ubwire ngo ni masikango pewa sitopedita herasi widibini. Uwiteka nagukuraho imitego. Uyu mutego Imana yambwiye ngo ni umutego utandukanye shitani aje kugwishamo abantu. Ushobora kuba usenga ariko utaba amaso ukagwa mu mutego w'ibyaha. Ushobora kuba ucuruza ariko utaba amaso ukagwa mu mutego w'ibihombo. Ushobora kuba ubyara ariko utaba amaso shitani akagutega umutego wo kukuramo inda. Ariko nakuzana ijambo rivuga ngo Uwiteka kurinda umutego. Wawe n'umutego wo gupfusha ubukwe, hura n'umutego w'ibihombo, hura n'umutego w'uruvugo, hura n'umutego w'uburwayi. Bese Uwiteka nagukuraho umutego mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Imitego ni myinshi ariko data akureho imitego, kuko imitego Imana ikeneye kuyikuraho. Kuko ubucuruzi buratezwe, abantu benshi baratezwe, ariko uyu munsi ucyumvira ijambo reka nkubwire ngo Imana ikureho umutego umaze iminsi baratezwe mu izina rya Yesu. Hanyuma Imana igumugisha cyane. Ijambo ni ryiza, ndafashijwe, nafashijwe mu rukongira nafashijwe mu rukongira. Imana igumugisha rero ikomeze kugirire neza kandi nukuri Imana muri kwagure yagura imbago zawe mu izina rya Yesu. Hanyuma wasengera abantu. Nge nari ndi ku nyuma ya kamera ni Prophet Patrick, bamwe benshi muranzi. Hanyuma Imana ibahe umugisha ibagirire neza. Nabasengere abakuzeho iyo mitego. Abakuzeho iyo mitego ndumva dukeneye kongera gusenga. Amen. Ugakuzaho abantu imitego, ukabwira Imana imitego ikavaho. Hanyuma bakajya mu buzima buteguwe mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Wabikora ukabasengera hanyuma Imana ikaza guha umugisha. Amen.
hanyuma reka dusenga Imana. We wa mukobwa we bamaso, kuko shitani ari gutega imitego, wahuye n'umutego ugwa mu cyaha, ariko haracyari imbabazi, haracyari ibyiringiro yuko Imana yakugirira imbabazi. Uracuruza ariko ucuruzanya amarira, ufite mu bucuruzi bwawe burateze, watangiye umushinga wo kubaka, urahagarara, amazu yawe yagejejemo hagati, uhura n'umutego w'ibihombo, hanyuma wuriraga indege uhura n'umutego, ntucyurira indege, hanyuma wari ufite umubiri mwiza rwose umeze neza ubyibushye, ubu urapima ibiro 40-30, Imana yongereye gukureho umutego, wongera ubyibuhe, hanyuma Imana ibakure imitego ni myinshi, ariko Uwiteka akure umutego. Mana mu izina rya Yesu, la sitope edifo pewa sinima editango rarawa bone sasi la siwidi bini sasi hewa enima dobene kutaya. Ndasenze abanyarwanda turinda imitego mu izina ry'Yesu. Abanyamahanga teguriye imitego, abadayimoni baje gutega uwera wa Isirayeli, nuyitegure yitegure ku bagabo, yitegure ku babyeyi, teguriye imitego mu izina rya Yesu, kandi twizeye ko iteguye. Urakoze kutwinjije mu mugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha, mwibuke gukora share, comment ndetse sub kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Imana ibahe umugisha, amen, amen, amen.